Abakurikirana Ikibabi TV, amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi ngiye kubagezaho akamaro k'amakara. Amakara ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo usomye ibitabo by'amateka usanga yaratangiye gukoreshwa na mbere ya Yesu ahagana mu myaka 3000. Nyuma yayo uyu munsi nabwo turacyayakoresha. Iki kiragano cy'uyu munsi nacyo kwiyumvisha ko amakara ari ingenzi biragoranye cyane. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukwibutsa neza ko amakara ari ingenzi kuri twese. Ni ingenzi ku mibiri yacu, ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndakubwira imimaro itandukanye y'amakara. Umumaro wa mbere, kunywa amakara ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane mu buzima bwacu. Uyakoresha ari ifu cyangwa se adakiseye. Icyo kwitondera ku bantu bayakoresha bayanywa no kugira amakenga kuko atera umwuma, dehydration. Biba byiza kuyanywa ukayanywa ukoresheje amazi menshi cyane kugira ngo uburozi buri mu mubiri bubashe gusohoka. Icya kabiri, amakara asukura urwungano ngogozi. Gukoresha amakara kuko abasha gusohora imyanda ndetse n'uburozi mu mubiri bishobora guteza umunaniro, kwishimagura n'ibindi. Atuma kandi umubiri urushaho kugira ubushobozi bwo kwirinda no kurwanya indwara. Bigabanya uburibwe mu ihuriro ry'ingingo, articulation. Kandi amakara yongera imbaraga mu mubiri n'ubushobozi bwo gutekereza. Muri iyi minsi abantu bahangayikishijwe n'ifumbire zikoreshwa mu buhinzi, ariko ubaye wifitiye amakara nta mpamvu yo guhangayika kuko amakara avana imyanda n'uburozi bwose mu mubiri. Amakara arinda umwijima n'impyiko gusaza. Uburyo bwiza bwo kurinda umwijima ndetse n'impyiko no kunywa amakara kuko bituma selile zigize umwijima n'impyiko bidasaza. Mu by'ukuri amakara afasha inzungano nyinshi mu mubiri w'umuntu guharana ubuzima buzira umuze. Menya neza ko amakara akesha amenyo agahinduka umweru dereri. Mu gihe ufite amenyo asa nabi, ufata ifu y'amakara ukayashyira ku buroso hanyuma ugakuba wibanda ko hari ikibazo, cyangwa se mu gihe ufite impumuro mbi mu kanwa, amakara yagufasha ugasigara uguwe neza. Amakara avura ibisebe n'imvune. Birashoboka ko umuntu yagira igikomere kikanga gukira kubera infection, bikageraho abaganga bafata umwanzuro wo guca icyo gice kugira ngo kitanduza umubiri wose. Aha icyo ukora ni ugufata ifu y'amakara ukayishyira ku gikomere, bituma gikira vuba. Amakara avura diare, ni umuti nka antibiotique. Amakara avura diare, ni umuti wagereranya na antibiotique. Yonyo amakara bituma ya mivurungano yari iri mu mubiri ishira, hanyuma umuntu agasubira mu buzima busanzwe. Si ibyo gusa, amakara avura constipation. Amakara avura umutwe. Iyo umutwe utameze neza, ufata ifu y'amakara ukavanga n'amazi make hanyuma ukanywa, ugenda umererwa neza. Nta mpamvu yo kutamererwa neza ufite amakara. Amakara arwanya impumuro mbi mu nkweto, mu cyumba, mu byumba bikonjesha n'ibindi. Ufata ifu y'amakara ukayikoresha bikagarura umwuka mwiza. Amakara arwanya ubusabwe bw'inzoka mu mubiri. Mu gihe umuntu yanyweye inzoga, amakara arwanya ubukana bw'inzoga mu mubiri. Mu gihe umuntu yanyweye inzoga nyinshi, icyo yakora ngo zimushiremo ni ugufata amakara akayasya hanyuma akavanga n'amazi bikaba nk'ikivuge, hanyuma ukanywa, bituma rukora gushiramo. Birakwiye gukoresha amakara kuko adufasha kwirinda ingaruka mbi zitugeraho ndetse akura imyanda n'uburozi mu mubiri, bigatuma tubaho twishimye. Kugabanya cholesterol. Ubushakashatsi bugaragaza ko gukoresha amakara birwanya cholesterol mbi, ahubwo bikongera cholesterol nziza mu mubiri. Hano ukoresha garama 10 kandi ntukoresha amakara uri gufata indi miti. Iyo uri gufata indi miti ugomba gusiga intera y'amasaha byibuze 2 hagati yo gufata iyo miti no gufata amakara. Ugomba kumenya ko n'amakara afasha mu kugira uruhu rwiza n'umubiri muzima. Ibyiza by'amakara ntiwabigarukira mu mubiri imbere gusa kuko n'inyuma agira akamaro ku ruhu. Amakara afasha mu kurwanya impumuro mbi n'icyuya, ibiheri byo mu maso, kurumwa n'udusimba no kurumwa n'inzoka. Hano ariko ntiyakoreshwa yonyine, ahubwo uyavanga n'amavuta ya cocoa cyangwa coconut oil. Niba urumwe n'uruyuki cyangwa ivu, bivanga igice cy'akayiko gato kayo mavuta kanini. Niba urumwe n'uruyuki cyangwa ivu, uvanga igice cy'akayiko gato kayo mavuta n'akayiko kanini k'amakara, uyasigaho warumwe, ukagenda ubikora buri minota 30.
kuko amakara yanduza aho aguye. Ni byiza guhita uhapfuka n'igitambaro. Niba ari inzoka, shaka igitambaro gihagije kuba cyajya ahazengurutse aharumwe inshuro ebyiri. Icyo gitambaro kinike mu ruvange rw'amakara n'amavuta ya kokowa, ukizunguriza aharumwe. Inyuma yacyo ushyireho ikindi gitambaro gisukuye. Buri masaha 2 na 3 wongere ubikore uko, ariko ubanje kuhoza neza n'amazi meza. Niba ari ibiheri ushaka kuvura, vanga ikinini kimwe n'utuyiko 2 tw'umutobe w'igikakarubamba. Urwo ruvange urusiga aharwaye, ureke byumireho. Nibimara kuma, utegereze iminota 10, ukarabe n'amazi meza, wiyunyuguze bihagije. Amakara kandi arinda gusaza. Ntawe bitabaho gusaza, ariko hari igihe bizira imburagihe. Ugasanga umusore w'imyaka 18 afite iminkanyari. Gukoresha amakara bikaba bigirira akamaro impyiko n'umwijima, bibirinda gusaza no kwangirika, bikabifasha gusohora ibyatuma umubiri usaza vuba. Ufata ibinini 2 ku munsi, ukavanga n'amazi ukanywa. Cyane cyane ukabikora mu gihe hari aho wahuriye n'ibyangiza uruhu, cyangwa ukaba ubizi ko wari ifunguro ritari umwimerere. Icyitonderwa, nk'uko twabivuze tugitangira, amakara akoreshwa si amakara asanzwe, ni amakara yabugenewe aboneka ahagurishirizwa imiti. Amakara ubusanzwe ntawabujijwe, yewe n'umugore utwite n'uwonsa barayakoresha. Gusa mu gihe umubiri wawe utayihanganiye, ushobora kuyahagarika. Icyakora niba ufite ibisebe mu gifu cyangwa mu mara, cyangwa ukaba uheruka kubagwa mu nda, wemerewe gukoresha amakara. Ndagushimiye wowe wankurikiye muri iki kiganiro. Reka tubyite ubuzima. Nita Freddy.